Nshuti muvandimwe uduteze amatwi, ndagusuhuje muri aka kanya, gushimira yuko dukomeje kubana mu kiganiro kijyanye n'ibyaremwe Imana yaremye. Nk'uko bisanzwe tujya tubibagezaho buri munsi. Uyu munsi rero nifuje yuko bagezaho amateka y'icyaremwe cyitwa iteke. Mu bwinshi ni amateke. Wibutsa ko ugomba gukora subscribe hepfo ahantu byanditse, ukibuka no gukora kukazogera kugira ngo ujye umenya amakuru y'ibyaremwe yose tukugezaho buri munsi. Uyu munsi rero nk'uko nabibabwiye, tugiye kurebera hamwe icyaremwe cyitwa amateke. Amateke abenshi ntibanayazi, ariko agirira umubiri akamaro gakomeye. Ni kenshi uzajya mu masoko atandukanye ndetse no muri za resitora, haba mu cyaro cyangwa se mu mujyi, ugasanga ibyo bita amateke kokoyama. Hari benshi babifata nk'ibiribwa by'abantu batifashije, nyamara umenya akamaro kayo mu mubiri nawe watangira kujya uyakoresha. Amateke afite inkomoko muri Aziya y'Amajyepfo, aho ashobora kuribwa atetse nk'uko wateka ibijumba, ndetse n'amababi yayo aribwa nk'imboga. Gusa nanone ashobora gukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye. Amateke akungahaye cyane ku ntungamubiri nyinshi nka vitamini A, vitamini B, vitamini C na vitamini E, zituma umubiri wacu ukora neza. Dore rero akamaro k'amateke mu mubiri wacu. Amateke atera imbaraga. Uzumva bavuga ko ari ibiryo by'abahinzi. Amateke buriya akize cyane kuri vitamini zo mu bwoko bwa B, zifasha umubiri guhindura ibyo wariye bikavamo imbaraga, kandi akize ku byo bita carbohydrate bitanga imbaraga ku mubiri. Afasha igogora ry'ibiryo kugenda neza. Amateke agiramo ibyo bita fiber cyangwa fibre. Ibi rero bifasha igogorwa ry'ibiryo kugenda neza, bikarinda impatwe constipation. Azamura ubudahangarwa bw'umubiri. Vitamini C iboneka mu mateke niyo ituma azamura ubudahangarwa bw'umubiri, bityo iyo urya amateke ntabwo ukunda kwibasirwa na za mikorobi cyangwa se infection. Afasha gukora neza kw'amaraso. Vitamini A dusanga muri iki gihingwa niyo ifasha gukora neza kw'amaraso, bigatuma amaraso yawe akora neza, ndetse bigafasha n'amaso kureba neza. Afasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso. Amateke agira potassium. Iyi rero ni ingenzi mu kugabanya umuvuduko w'amaraso, bituma imitsi y'amaraso yirekura, bityo amaraso agatembera neza, umuvuduko ukajya hasi. Amateke akomeza amagufa. Ese wari uzi ko mu mateke dusangamo n'aya myunyungugu yitwa calcium ituma amagufa akomera? Nibyo koko, calcium iboneka mu mateke, ituma amagufa akomera, bikarinda indwara yo koroha kw'amagufa. Niba ugiye mu isoko guhaha, ntuzibagirwe amateke, ndetse niba ugiye no muri resitora, ntukajye usiga kurya amateke wibwira ko ari ibiryo by'abaturage, kuko indwara ntitoranye. Rero nkaba mberetse akamaro k'amateke. Aya mateke afitiye umubiri akamaro, ndetse kandi akanawufasha kubaho neza, kandi natwe adufasha buri munsi. Nkaba nkwifuriza wowe uduteze amatwi kumva yuko iteke ari icyo kurya gifite umumaro, gifitiye umubiri akamaro, ndetse cyakugirira akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nk'uko bisanzwe rero, tuzajya dukomeza tubagezeho n'andi mateka y'ibyaremwe. Mwibuka gukora subscribe no gukora like, gukora na share, kugira ngo mubisangize na bagenzi banyu bamenye akamaro k'amateke. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza.